ngira ngo mumaze iminsi mu byumba byatangiye bivugwa cyane ko kwambara amapantaro byaba byemewe, kudefiriza, kugira inzara, kwambara utushipo tugufi ndetse no gushyiraho abapasitori b'abagore ko byaba byemewe. Ibi rero mumaze iminsi mubyumva cyane, rero nta kindi kinzanye njyewe, nta kindi no kugira ngo muhe ukuri kose, ntuzongere kugira amakenga cyangwa se gushidikanya. Nuguma hano tukabana kugeza ku musozo, urasobanukirwa byinshi kuri iyi nkuru cyangwa se kuri aya makuru. Nk'ibisanzwe njye nitwa Mahombe, iyi ni Mahombe Empire, ndabakunda cyane. Mu myaka myinshi itambutse cyangwa se amezi menshi atambutse, byagiye bivugwa cyane ko muri iri torero rya ADEPR haba hagiye kwemerwa gahunda yo kujya hambarwa amapataro ku bakobwa, abagore, kudefiriza, gutereka inzara, kwambara amaherena, kwambara utushipo tugufi, kwisiga mukorogo cyangwa se makeup, ndetse no gushyirwaho kw'abapasitori b'abagore cyangwa se abashumba n'abavugabutumwa b'abagore. Ibi rero mwarabyumvise inshuro nyinshi cyane, ibyo warabyumviye cyane rwose bivugwa. Rero naje ngo nguhe ukuri kwabyo, wowe guma hano. Ibyo byose wumvise nibyo twatangiye. Reka duhere ku gushyirwaho kw'abapasitori b'abagore n'abashumba. Ibi bimaze igihe gito cyane byemejwe, byatangiye ubwo itorero ryafashe abakristo bamwe bari bafite amashuri icyiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se A0, aho ryabafashe rikabajyana kwiga kugira ngo bazabashe kugirwa abayobozi b'amatorero cyangwa se abashumba. Abari basanzwe bafite ayo mashuri bo bagizwe abavugabutumwa, abashumba, abapasitori. Ibi byarabaye aho bamwe bagiye kwiga hariya muri New Life Kigali, hariya i Nyanza, abandi bajya kwiga hariya i Masaka. Ibi byarabaye, barimo baraniga, hashize umwaka urengaho gato biga, abenshi ndumva baranasoje. Rero niyo mpamvu batangiye kugirwa n'abayobozi b'amatorero. Reka twihute cyane. Mu minsi ishize nibwo mwabonye ishyirwaho ry'abapasitori cyangwa se abashumba b'abagore. Ibi byarabaye. Mbere yaho gato habanje kwirukanwa abavugabutumwa cyangwa se abapasitori bari bariho batarize. Uwabaga adafite amashuri byibuze 6 yisumbuye, uwo yarirukanwe. Uwabaga yafite byibuze yagirwaga kuva nko kuri mwarimu w'itorero gusubiza hasi, ntabwo washoboraga kuba pasitori, nabyo byabaga ari uguhengeka. Ufite 6 yisumbuye bagusabaga kaminuza. Byarabaye, barirukanwa kubera ko haragiye gushyirwaho imishahara. Imbehe za benshi zarobitswe, ariko ibi byari bimaze iminsi bivugwa mu buhanuzi, havuga ko imbehe za bamwe zigiye kubikwa. Abashumba n'abarimu benshi barirukanwe, benshi babura icyo bakora, benshi barabariwe, abenshi bajya kurega, baragenda barega ko babahaye amafaranga make cyane, bajya mu rubanza n'itorero ADEPR. Namwe munyumvire, kuba umuntu yarasanzwe akorera Imana, akorera itorero, ari umushumba, ari umupasitori, ari mwarimu, yava ku mirimo yakoraga akajya kuregana n'itorero ngo ryamuhembye make. Munyumvire, ibintu ntabwo byumvikana. Ntabwo numva ko gukorera Imana bizamo amafaranga, bigira umushahara uhoraho. Ibi twabyibashijeho turi benshi, ariko ibi ngibi nyine byaradutunguye cyane, ibi byishyirwaho ry'imishahara. Rero bigeze aho ngaho, aba bamaze kwirukanwa, nzi abantu benshi birukanwe bakanga kuva mu ntuza mu mirimo, abenshi bagakurikirana itorero mu nkiko. Bamaze kubakuraho bahita bashyiraho abayobozi b'agateganyo kugeza igihe bari bategereje ko bagiye kwiga basoza. Abo b'agateganyo nabo mu minsi ishize barabirukanye, bategereje ko abagiye kwiga basoza. Bamaze gusoza ejo bundi nibwo umushumba mukuru w'itorero ADEPR Pasiteri Ndayizeye Isayi yashyizeho abavugabutumwa, cyangwa se abashumba b'amaparuwasi n'ab'indembo. Hari abo yagiye ahindurira nka Pasitori Uwambajimana Emmanuel, yari umushumba w'ururembo rwa Gihundwe. Usibye ko byahindutse rutakirwa Gihundwe, yagizwe umushumba w'ururembo rw'amajyaruguru. Wari Pasitori Bizimana Emmanuel wari umushumba w'ururembo rw'iburasirazuba, n'ubundi yagumyeho. Hagiye hashyirwaho benshi, hashyirwaho n'abashumba b'abadamu ngo nabo bajyeho bayobore amaparuwasi. Ibi mwarabyumvise cyane, ni ibintu byagiye bivugwa cyane. Nabo bagiyeho, barimo barayobora. Umuntu utarize, umuntu utazwi, uwo nta jambo agifite, ntacyo avuze mu itorero, kuko bamaze kumukuraho, hinjiye amafaranga. Niziki n'uburyo bavuga ngo ikizira cyarinjiye ahera. Abo bamaze kubakuraho byararangiye byose.
ubu abapasitori b'abagore bageze mu itorero, ubu ngubu barimo barayobora, mva ibintu birakaze. Hariho abashumba b'abadamu bari kuyobora mu paruwasi, bari kuyobora indembo, abapasitori kujya basezeranya, babatize, bashyinguze, bakore n'ibindi, bahagararire igaburo ryera. Baba bagiye kujya bakora ibintu byose, namwe mu nyumvire. Ibi ngibi tubyiruka, ndabyibuka twari tuzi ko bitabaho, twari tuzi ko ari kizira, ariko no mu butumwa Riziki Chantal aherutse gushyira hanze yavuze ko mubiyame ibi bintu byose, mubiyame nubwo bishimye ngo babaye bashumba, mubiyame ibi ni byo kwitonderwa. Nta mugore wigeze atamba igitambo kuva na kera. Ibi ni byo kwitonderwa, babyitondere ntibabyishimire. Kristo arimo aravuga ngo babyitondere, barimo barashaka kwishimira andi matorero, andi macaci. Itorero ryacu ntabwo ariko rimeze, itorero rya ADEPR rimeze nk'ayandi, n'itorero rya Mwuka Wera. No kwitonda, no kwitonda. Ibi bintu si byo guhubukira, ibi bintu si byo gukinisha, ibi bintu si byo kugira iki, gukinamo. Kizira rero ngo kinjiye ahera, babashyizemo, bagezemo, ubwo nyine babashyiriho umushahara, barimo barahembwa gatubutse nk'abakozi ba leta nk'abandi, barimo barahembwa magana ngo kugira ngo ujyemo bakugire mushumba cyangwa pasiteri, no kubanza mukadiringa kuri saleri, mukadiringa ku mushahara, habwira uti akumva bari kuguhemba make, ntujyemo ntuvugira Imana. Ibintu byose byabaye danje kabisa. Neza nko kubona imikorere nyine ya leta hanze bisanzwe no mu itorero byagezemo, ibintu byabaye hatari nyine. Hasigaye harimo naho politiki iteye ubwoba, nabo basigaye bafite ibintu utamenya. Ibintu byarantangaje, njyewe nari nzi ko nta mukozi w'Imana ukorera umushahara, nari nzi ko wenda akorera ishimwe, wenda agakora, wenda bajyaga baza ku rusengero iwacu kera, yabwiriza tugashyiraho ituro ryo kumutegera cyangwa se amazi yo kunywa, ariko igitangaje barahembwa ku kavagari k'amafaranga, n'ubundi baza n'iryo turo n'iryo shimwe tukarishyiraho tukaribahereza. Ibintu bitangaje, usibye Imana yonyine izabyishyirira ku murongo, ariko nawe yavuze ko itorero ryangiritse, ko izongera ikaryiyubakira, ikaryisanira, ikarisubiza ku murongo. Ibi ni ibintu rero byababaje abantu benshi, byibashijweho n'abantu benshi, kubera ibi byagiye bigaragara ko biri kuba birakaze cyane, mbese birakaze cyane, benshi byarabayobeye. Rero kugira ngo mwabyumvise ko twatangiye tuvuga ku bintu byo kudefiriza, kwambara amapataro, kwambara mini, kwitera makeup cyangwa se mukorogo. Ibi ngibi wavuga ko byagezemo ntiyahakana. Ngira ngo mujya mubona mu makorari abantu basigaye baririmba bambaye utujipo kuduce tugeze ku mavi, kandi ngo n'abarokore baririmba muri korari nkuru, abyina ukareba ibimero, imisatsi bashyiramo ibivuta utamenya, ibijya amapasuwa, bari kubita za mukorogo, barikora ibiki. Ubu ntawe ugishaka gutega igitambaro mu mutwe nk'uko itorero rya kera ry'umukara ryari rimeze muri za korari, bigeze abasirimu. None se reka mbabaze, bwo itorero ryinjiyemo amafaranga ariyo bashyize imbere, ari ibintu bikaze, bwo waramutse ufite ayo mafaranga cyangwa se ufite ayo mashuri bashaka, ukambara agapataro, ukambara iyo kora, muri kumva, ukambara iyo kora, cyangwa se ukikoza ibindi bintu ushaka kubaha amafaranga, bakubona ayo mafaranga ubafasha kuzamura amaturo. Ntacyo bakugira, ntacyo kigaragaza rero ko bagiye kubizirura. Ikindi, hari umuntu wambwiye, ariko ntimubivuge, ngo basigaye bashyiraho noza bagete y'amaturo bazinjiza ku cyumweru cyangwa se mu kwezi. Akavuga ati iki cyumweru tugomba gutura tukageza byanga byakora, bakavuga bati wenda turatura tugeze kuri miliyoni. Umuntu uyobora kuri iryo torero, pastori waho cyangwa mwarimu waho cyangwa mushumba waho ngaho, iyo miliyoni utayujuje ku cyumweru urisobanura. Ni nka bimwe mu nzego z'ibanze cyangwa mu nzego za leta, hamwe bakorera ku ntuza ku mihigo, utageza kuri iyo mihigo bakenda gukomeza ishokoro. Naho niko bisigaye bimeze, iyo utagejeje kuri ayo maturo ujya kwisobanura, ahubwo wadaha no kuyaho ukayashyiraho. Namwe mu nyumvire ibintu by'umurimo w'Imana uko byamaze kwandura. Niba udafite ayo maturo bagennye, uyashaka uyashyireho, gukorera ku ntego. Ibi ngibi wapi ntanda Imana izi bisobanura, nyine sinamenye ibyo ari byo. Twese turasenga, ariko nyine urusengero rwa mbere rwa muntu ni umutima we. Ndabakunda cyane rero, mujye mukomeza mudukurikirane, mukande subscribe hano kuri Mamba Empire. Turabakunda cyane sana. Kuko imirimo yakoraga akajya kuregana n'itorero ngo ryamuhembye make, munyumvire ibintu ntabwo byumvikana. Ntabwo numva ukuntu gukorera Imana bizamo amafaranga, bigira umushahara uhoraho. Ibi twabyibashijeho turi benshi, ariko ibi ngibi
nyine byaradutunguye cyane ibi byishyirwaho ry'imishahara. Rero bigeze aho ngaho aba bamaze kwirukanwa, nzi abantu benshi birukanwe bakanga kuva mu ntuza mu mirimo, abenshi bagakurikirana itorero mu nkiko. Bamaze kubakuraho bahita bashyiraho abayobozi b'agateganyo kugeza igihe bari bategereje ko bagiye kwiga basoza. Abo b'agateganyo nabo mu minsi ishize barabirukanye bategereje ko abagiye kwiga basoza. Bamaze gusoza ejo bundi nibwo umushumba mukuru w'itorero ADPR Pasiteri Ndayizeye Isayi yashyizeho abavugabutumwa cyangwa se abashumba b'amaparuwasi n'ab'indembo. Hari abo yagiye ahindurira nka Pastori Uwambajimana Emmanuel yari umushumba w'ururembo rwa Gihundwe. Usibye ko byahindutse gutakirwa Gihundwe, yagizwe umushumba w'ururembo rw'amajyaruguru. Wari Pastori Bizimana Emmanuel wari umushumba w'ururembo rw'iburasirazuba n'ubundi yagumyeho. Hagiye hashyirwaho benshi, hashyirwaho n'abashumba b'abadamu ngo nabo bajyeho bayobore amaparuwasi. Ibi mwarabyumvise cyane, ni ibintu byagiye bivugwa cyane. Nabo bagiyeho barimo barayobora. Umuntu utarize, umuntu utazwi uwo nta jambo agifite, ntacyo avuze mu itorero kuko bamaze kumukuraho, hinjiye amafaranga. Niziki niwe uvuga ngo ikizira cyarinjiye ahera. Abo bamaze kubakuraho byararangiye byose. Ubu abapasitori b'abagore bageze mu itorero, ubu ngubu barimo barayobora. Mva ibintu birakaze. Hari abashumba b'abadamu bari kuyobora mu paruwasi, bari kuyobora indembo. Abapasitori bajya kujya basezeranya, babatize, bashyinguze, bakore n'ibindi, bahagararire igaburo ryera. Babo bajya kujya bakora ibintu byose. Namwe mu nyumvire ibi ngibi tubyiruka, ndabyibuka twari tuzi ko bitabaho, twari tuzi ko ari ikizira, ariko no mu butumwa Riziki Chantal aherutse gushyira hanze yavuze ko mu biyame ibi bintu byose, mu biyame nubwo bishimye ngo babaye abashumba, mu biyame ibi ni byo kwitonderwa. Nta mugore wigeze atamba igitambo kuva na kera. Ibi ni byo kwitonderwa, babyitondere ntibabyishimire. Kristo arimo aravuga ngo babyitondere. Barimo barashaka kwishimira andi matorero, andi macaci. Itorero ryacu ntabwo ariko rimeze. Itorero rya ADPR rimeze nk'ayandi, n'itorero rya Mwuka Wera. No kwitonda. Ibi bintu si byo guhubukira, ibi bintu si byo gukinisha, ibi bintu si byo kugira iki gukinamo. Ikaze wowe ukurikiye Mahombe Empire, ni channel yanyu, ni channel ya YouTube ibagezaho amakuru meza cyane kandi agezweho, amakuru y'ukuri utasanga ahandi. Wowe komeza udukurikirane. Mbere na mbere banza niba warakanze subscribe, nubona wayikanze bravo, warakoze cyane. Kandi ko like, ukore share, ujye naho batangira ibitekerezo muri comment, uduhe igitekerezo hano kuri Mahombe Empire. Iyi ni chaîne cyangwa se ni channel mumenyereye ibagezaho amakuru bose abagezweho cyane. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru igezweho mu itorero rya ADPR. Ngira ngo mumaze iminsi mu byumba byatangiye bivugwa cyane ko kwambara amapantaro byaba byemewe, kudefiriza, kugira inzara, kwambara utushipo tugufi, ndetse no gushyiraho abapasitori b'abagore ko byaba byemewe. Ibi rero mumaze iminsi mubyumva cyane. Rero nta kindi kinzanye njyewe, nta kindi no kugira ngo muhe ukuri kose, ntuzongere kugira amakenga cyangwa se gushidikanya. Nuguma hano tukabana kugeza ku musozo, urasobanukirwa byinshi kuri iyi nkuru cyangwa se kuri aya makuru. Nk'ibisanzwe njye nitwa Mahombe, iyi ni Mahombe Empire, ndabakunda cyane. Mu myaka myinshi itambutse cyangwa se amezi menshi atambutse, byagiye bivugwa cyane ko muri iri torero rya ADPR haba hagiye kwemerwa gahunda yo kujya hambarwa amapataro ku bakobwa, abagore, kudefiriza, gutereka inzara, kwambara amaherena, kwambara utushipo tugufi, kwisiga mu korogo cyangwa se makeup, ndetse no gushyirwaho kw'abapasitori b'abagore cyangwa se abashumba n'abavugabutumwa b'abagore. Ibi rero mwarabyumvise inshuro nyinshi cyane, ibyo warabyumviye cyane rwose bivugwa. Rero ndaje ngo nguhe ukuri kwabyo, wowe guma hano. Ibyo byose wumvise nibyo twatangiye. Reka duhere ku gushyirwaho kw'abapasitori b'abagore n'abashumba. Ibi bimaze igihe gito cyane byemejwe, byatangiye ubwo itorero ryafashe Kristo bamwe bari bafite amashuri icyiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se A0, aho byabafashe rikabajyana kwiga
kugira ngo bazabashe kugirwa abayobozi b'amatorero cyangwa se abashumba. Abari basanzwe bafite ayo mashuri bo bagizwe abavugabutumwa, abashumba, abapasitori. Ibi byarabaye aho bamwe bagiye kwiga hariya muri New Life Kigali, hariya i Nyanza, abandi bajya kwiga hariya i Masaka. Ibi byarabaye, barimo baraniga hashize umwaka urengaho gato biga, abenshi ndumva baranasoje, rero niyo mpamvu batangiye kugirwa n'abayobozi b'amatorero. Reka twihute cyane. Mu minsi ishize nibwo mwabonye ishyirwaho ry'abapasitori cyangwa se abashumba b'abagore. Ibi byarabaye. Mbere yaho gato habanje kwirukanwa abavugabutumwa cyangwa se abapasitori bari bariho batarize. Uwabaga adafite amashuri byibuze 6 yisumbuye, uwo yarirukanwe. Uwabaga yafite byibuze yagirwaga kuva nko kuri mwarimu w'itorero gusubiza hasi, ntabwo ashoboraga kuba pasitori, nabyo byabaga ari uguhengeka. Ufite 6 yisumbuye bagusabaga kaminuza. Byarabaye, barirukanwa kubera ko haragiye gushyirwaho imishahara. Imbehe za benshi zarubitswe, ariko ibi byari bimaze iminsi bivugwa mu buhanuzi, havuga ko imbehe za bamwe zigiye kubikwa. Abashumba n'abarimu benshi barirukanwe, benshi babura icyo bakora, benshi barabariwe, abenshi bajya kurega, baragenda barega ko babahaye amafaranga make cyane, bajya mu rubanza n'itorero ADEPR. Namwe munyumvire, kuba umuntu yarasanzwe akorera Imana, akorera itorero, ari umushumba, ari umupasitori, ari mwarimu, yava ku mirimo yakoraga akajya kuregana n'itorero ngo ryamuhembye make. Munyumvire, ibintu ntabwo byumvikana. Ntabwo numva ukuntu gukorera Imana bizamo amafaranga, bigira umushahara uhoraho. Ibi twabyibajijeho turi benshi, ariko ibi ngibi nyine byaradutunguye cyane, ibi byishyirwaho ry'imishahara. Rero bigeze aho ngaho, aba bamaze kwirukanwa, nzi abantu benshi birukanwe bakanga kuva mu ntuza mu mirimo, abenshi bagakurikirana itorero mu nkiko. Bamaze kubakuraho bahita bashyiraho abayobozi b'agateganyo kugeza igihe bari bategereje ko abagiye kwiga basoza. Abo b'agateganyo nabo mu minsi ishize barabirukanye, bategereje ko abagiye kwiga basoza. Bamaze gusoza ejo bundi nibwo umushumba mukuru w'itorero ADEPR Pasiteri Ndayizeye Isayi yashyizeho abavugabutumwa, yashyizeho abavugabutumwa cyangwa se abashumba b'amaparuwasi n'ab'indembo. Hari abo yagiye ahindurira nka Pasitori Uwambajimana Emmanuel, yari umushumba w'ururembo rwa Gihundwe. Usibye ko byahindutse gutakirwa Gihundwe, yagizwe umushumba w'ururembo rw'amajyaruguru. Wari Pasitori Bizimana Emmanuel wari umushumba w'ururembo rw'iburasirazuba, n'ubundi yagumyeho. Hagiye hashyirwaho benshi, hashyirwaho n'abashumba b'abadamu ngo nabo bajyeho bayobore amaparuwasi. Ibi mwarabyumvise cyane, ni ibintu byagiye bivugwa cyane. Nabo bagiyeho, barimo barayobora. Umuntu utarize, umuntu utazwi, uwo nta jambo agifite, ntacyo avuze mu itorero, kuko bamaze kumukuraho, hinjiye amafaranga. Riziki niwe uvuga ngo ikizira cyarinjiye ahera. Abo bamaze kubakuraho byararangiye byose. Ayowe, ubu abapasitori b'abagore bageze mu itorero, ubu ngubu barimo barayobora. Mva ibintu birakaze. Hari abashumba b'abadamu bari kuyobora amaparuwasi, bari kuyobora indembo. Abapasitori bajya kujya basezeranya, babatize, bashyinguze, bakore n'ibindi, bahagararire igaburo ryera. Babo bajya kujya bakora ibintu byose. Namwe munyumvire, ibi ngibi tubyiruka, ndabyibuka, twari tuzi ko bitabaho, twari tuzi ko ari ikizira, ariko no mu butumwa Riziki Chantal aherutse gushyira hanze yavuze ko mubiyame ibi bintu byose, mubiyame nubwo bishimye ngo babaye abashumba, mubiyame. Ibi ni byo kwitonderwa. Nta mugore wigeze atamba igitambo kuva na kera. Ibi ni byo kwitonderwa, babyitondere, ntibabyishimire. Kristo arimo aravuga ngo babyitondere. Barimo barashaka kwishinga andi matorero, andi macaci. Itorero ryacu ntabwo ariko rimeze. Itorero rya ADEPR si rimeze nk'ayandi, ni itorero rya Mwuka Wera. No kwitonda. Ibi bintu si byo guhubukira, ibi bintu si byo gukinisha, ibi bintu si byo kugira iki, gukinamo. Kizira rero ngo kinjiye ahera, babashyizemo, bagezemo. Ubwo nyine babashyiriho umushahara, barimo barahembwa gatubutse nk'abakozi ba leta nk'abandi, barimo barahembwa magana ngo kugira ngo ujyemo bakugire umushumba cyangwa pasiteri, no kubanza mukadiringa kuri saleri, mukadiringa ku mushahara, habwira uti akumva bari kuguhemba make, ntujyemo ntuvugire Imana.
ibintu byose byabaye danje kabisa. Neza nko kubona imikorere nyine ya leta hanze bisanzwe no mu itorero byagezemo, ibintu byabaye hatari nyine. Hasigaye harimo naho politiki iteye ubwoba, nabo basigaye bafite ibintu utamenya. Ibintu byarantangaje, njyewe nari nzi ko nta mukozi w'Imana ukorera umushahara, nari nzi ko wenda akorera ishimwe, wenda agakora, wenda bajyaga baza ku rusengero iwacu kera yabwiriza tugashyiraho ituro ryo kumutegera cyangwa se amazi yo kunywa, ariko igitangaje barahembwa ku kavagari k'amafaranga, n'ubundi baza n'iryo turo n'iryo shimwe tukarishyiraho tukaribahereza. Ibintu bitangaje, usibye Imana yonyine izabyishyirira ku murongo, ariko nawe yavuze ko itorero ryangiritse ko izongera ikaryiyubakira, ikaryisanira, ikarisubiza ku murongo. Ibi ni ibintu rero byababaje abantu benshi, byibashijweho n'abantu benshi kubera ibi byagiye bigaragara ko biri kuba birakaze cyane, mbese birakaze cyane, benshi byarabayobeye. Rero kugira ngo mwabyumvise ko twatangiye tuvuga ku bintu byo kudefiriza, kwambara amapataro, kwambara mini, kwitera makeup cyangwa se mukorogo. Ibi ngibi wavuga ko byagezemo ntiyahakana, ngira ngo mujya mubona mu makorari abantu basigaye baririmba bambaye tujipo kuduce tugeze ku mavi, kandi ngo n'abarokore baririmba muri korari nkuru, abyina ukareba ibibero, imisatsi bashyiramo ibivuta utamenya, ibijya amapasuwa, bari kubita za mukorogo, barikora ibiki. Ntawe ugishaka gutega igitambaro mu mutwe nk'uko itorero rya kera ry'umukara ryari rimeze muri za korari, bigeze abasirimu. None se reka mbabaze bwo n'itorero ryinjemo amafaranga ariyo bashyize imbere ari ibintu bikaze, bwo waramutse ufite ayo mafaranga cyangwa se ufite ayo mashuri bashaka, ukambara agapataro, ukambara iyo kora, uri kumva, ukambara iyo kora cyangwa se ukikoza ibindi ushaka kubaha amafaranga, bakubona ayo mafaranga ubafasha kuzamura amaturo, hari icyo bakugira? Ntacyo. Kigaragaza rero ko bagiye kubizirura. Ikindi, hari umuntu wambwiye, ariko ntimubivuge, ngo basigaye bashyiraho nuza bagete y'amaturo bazinjiza ku cyumweru cyangwa se mu kwezi, akavuga ati iki cyumweru tugomba gutura tukageza yabyanga byakora, bakavuga bati wenda turatura tugeze kuri miliyoni. Umuntu uyobora kuri iryo torero, pastori waho cyangwa mwarimu waho cyangwa umushumba waho ngaho, iyo miliyoni utayujuje ku cyumweru urisobanura. Ni nka bimwe mu nzego z'ibanze cyangwa mu nzego za leta, hamwe bakorera ku ntuza ku mihigo utageza kuri iyo mihigo bakenda gukomeza ishokoro. Naho niko bisigaye bimeze, iyo utagejeje kuri ayo maturo ujya kwisobanura, ahubwo wadaha no kuyashyiraho. Namwe munyumvire ibintu by'umurimo w'Imana ko byamaze kwandura. Niba udafite ayo maturo bagennye, uyashaka uyashyireho, gukorera ku ntego. Ibi ngibi wapi nta Imana izi bisobanura nyine, sinamenye ibyo ari byo. Twese turasenga, ariko nyine urusengero rwa mbere rwa muntu ni umutima we. Ndabakunda cyane rero, mujye mukomeza mudukurikirane, mukande subscribe hano kuri Mamba Empire. Turabakunda cyane sana.